7 Mountains TV. Alright, muranyemerera mbasuhuze kandi muranyemerera mbaramutse, nizere ko mumeze neza cyane. Uyu ni Emma, iyi ni Imisozi Irindwi TV cyangwa se 7 Mountains TV. Nkomeza gushimira cyane abantu mwese mukomeje kudutera inkunga, nkomeza gushimira abantu mwese mugenda mudushyigikira mu buryo bugiye butandukanye. Abaduha comment, bakora subscribe, abaduha like mu biganiro byacu, mukuri biratunezeza kandi ndetse bitwereka ko tudakwiriye kuba ducika intege. Yes, uyu munsi rero nabwo ndaje ngo tuganire, ariko ntaraganira ndabaza abantu mumeze mute hirya no hino ku isi. Ndizera ko mumeze neza cyane nubwo hatari hose, kuko ntago wambwira ngo abantu bari mu bice birimo intambara bo bameze neza, cyangwa se abantu bari mu bitaro barwaye bo bameze neza. Hoya bo ntabwo bameze neza, ariko kandi ndakomeza abantu mutameze neza mubwira ngo mwihangane, nyine ni ku isi imeze kandi niko isi idutwaye. Narababwiye ngo n'undi wari we wese umeze kuriya burya cyangwa se ubona yorohewe ntago bijya bigera 100% cyangwa se 100%. Ubusanga rimwe na rimwe ari ukwijijisha, cyangwa se usanga rimwe na rimwe nawe atamerewe neza cyane. Yes, uyu munsi rero nje ku musozi w'umuryango, ngira ngo twiganirire ku bintu bito bitoya. Ndibuze kuvuga ku ururimi, ijambo ururimi cyangwa se inyama ururimi. Mu by'ukuri ni rwo nje kugira ngo tuganireho, uko ururimi rugira influence, cyangwa se ururimi rushobora guhindura ibintu mu kanya gato cyane, neza cyangwa se nabi, bitewe n'uvuga cyangwa se bitewe n'ababwira. Ni amateka tuzi cyangwa se tugiye dufiteho experience itandukanye kuri ibyo bintu. So nibyo rero ngira ngo nje twiganirireho, ariko tutaratangira ibyo ngibyo turaba tuvuga no ku makuru agiye atandukanye bari hirya no hino mu karere. Aha murabizi ko mu burasirazuba bwa Kongo, mu gice cy'Ibukavu, navuga ko ari muri Kivu y'Epfo, aho hakomeje kuba imirwano cyangwa se intambara hagati ya M23 na FRDC, cyangwa se ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 ariko ukaba ugenda ubatsinda cyangwa se ufata ibice na bimwe, uko uyu munsi tuvugana barakontorora Bukavu, barakontorora Uvira, akaba ari imijyi minini yo muri Kivu y'Amajepfo. So ikaba irimo ikontororwa na M23. So ikindi kirimo kivugwa cyane ni urupfu rwa Makanika, cyangwa se Colonel Makanika, wari umuyobozi w'Abanyamurenge niko navuga, ndetse akaba yari umunyamurenge. Ejo rero akaba yaraguye mu bitero bagabweho na FRDC. Uwo hakaba ari urupfu rwashenguye benshi, cyane cyane Abanyamurenge, ariko turababwira kwihangana no gukomera. Andi makuru agiye atandukanye n'uburyo u Rwanda rwafatiye ibihano Ububiligi, ubwo Ububiligi bwakomeje kujya bushinja kenshi u Rwanda gufatikanya na M23, ko ari rwo rufatanya na M23 kubangamira umutekano wo muri leta muri Congo, cyangwa se kwifatanya na M23. Aha rero Ububiligi bukaba bwaragiye bukomeza kenshi cyane, ndetse ngo bushaka gusabira u Rwanda ibihano, hanyuma u Rwanda ruza gufata iya mbere rufatira igihugu cy'Ububiligi ibihano, ruvuga ko bakwiriye guhagarika imikoranire y'ibikorwa by'iterambere. Akaba ari amateka, ni igihugu cya mbere cya Afurika gifatiye igihugu cy'Uburayi ibihano. Nibwo bwa mbere ibi bintu bibayeho, ariko nyine mu rwego rwo kwihesha agaciro cyangwa se mu rwego rwo kwihagarara, kugira ngo umuntu atagusuzugura. Ibi ni isomo ku Banyarwanda, cyangwa se ni isomo ku muntu wese. Burya ntihakagira umuntu ukucisha aha, cyangwa se ngo akugire icishwa aha, kandi ukwiriye kuba wagira icyo ubikoraho. So ikindi rero turi buze kuba tuvugaho, cyangwa se andi makuru yavuzwe cyane muri iyi minsi, ni ifatirwa ry'ibihano ku minisitiri wo mu Rwanda, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane ariko mu karere, Bwana Kabarebe James. Akaba yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko u Rwanda narwo rukaba rwashubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko ibihano buriya ntacyo biba bivuze kenshi,
cyane cyane iyo urimo uharanira uburenganzira bwawe. Aha rero mu minsi yashize kandi perezida wa repubulika akaba yari yabwiye ONU cyangwa se akanama k'umutekano ko gufatira u Rwanda ibihano ntacyo bivuze, wadatinya ibihano, ahubwo mu gihe ahagaze acunga umutekano n'ubusugire bw'igihugu cye ko nta muntu akwiriye kuba asaba uruhushya cyangwa se ngo amutere ubwoba kubw'ibihano. Yes, ayo rero hakaba ari amakuru agiye atandukanye. Mu myidagaduro kandi hakaba hari umuhanzi John Legend waje gutaramira mu Rwanda. Igitaramo kikaba kiri uyu munsi ku itariki 21 muri Beka Arena. Ndetse amakuru yo muri siporo nababwiye ko mba ndi ku misozi yose. Uyu munsi hari gikomeye muri siporo ni tombora ya Champions League, uburyo amakipe azahura muri kimwe cya 16 kuko niho bageze. Umunsi rero tombora ikaba yabaye, amakipe akaba yamenya ayo bizahura muri kimwe cya 16. Ni imikino izaba mu kwezi gutaha kwa kane, aho Bayern Munich izahura na Leverkusen, Benfica igahura na Barcelone, Feyenoord ikazahura na Inter de Milan, PSV Eindhoven ikazahura na Arsenal, aha Liverpool ikazahura na PSG, ndetse Real Madrid ikazahura na Atletico. Ngayo amakipe uko azahura, kazaba imikino ibanza ndetse niyo kwishyura, hanyuma amakipe agakuranamo hakasigara ajya muri kimwe cy'umunani. Yes, nari mvuze rero ngo nje kwiganirira ku nyama bita ururimi. Uzumva umuntu avuga ngo nari navuze ko ururimi rugira influence itangaje, nyine ukumva umuntu arivugira ati ngewe nkunda iki, nawe bigahita bikujya mu mutwe bikakwambara, ugahita wumva nawe ukunda icyo kintu, kandi koko ukazasanga nibyo. Ururimi rugira influence itari nziza. Turabyibuka mu mateka yo mu gihugu cyacu, aho umuntu umwe yahagararaga ku musozi runaka yagiye kuremesha inama cyangwa se kuri radio akavuga ati aba naba mukwiriye kwanga abangaba, kandi bikajya mu mitwe y'abantu ndetse bakanga na rimwe bakavuga ngo mufate n'intwaro tugende tujye kwirwanaho, tujye kwica aba bantu. Ugasanga bibayeho kubera just ururimi umuntu yahagaze hari akavuga. Uzumva uyu munsi umuntu avuga ijambo rimwe ryinjira mu mitwe y'abantu kandi bibahindurira ubuzima. Rero ururimi ni inyama idasanzwe, cyangwa se ururimi ni ikintu kidasanzwe. Nimvuga ururimi ntabwo mvuga ururimi urunguru, ahubwo ndavuga amagambo asohoka nyine kuri urwo rurimi. Uzajya kumva umuntu anyuze hariya yivugira avuga ati ngewe nkunda Donald Trump, ni umunyakuri. Uri umuntu wa hano muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, hano rwose mu Rwanda hepfo aha, ibihugu biri munsi y'umurongo w'ubukene biba biharanira no kwiteza imbere. Ariko umva umuntu aranyuze ati ngewe nkunda Donald Trump, Donald Trump agira ukuri, Donald Trump gutya na gutya, nawe wumve bikugiye mu mutwe uravuga ngo nkunda Donald Trump. Ntumuzi, ntakuzi, nuwakure, ariko just kuko undi muntu abivuze nawe wumve bikugiye mu mutwe. Uzumva umuntu avuze ngo ngewe nkunda iki kintu, nawe bikugiye mu mutwe wumve kuko ukunda icyo kintu cyangwa se ukunze uwo muntu kubera ko wabyumvanye, ubundi nta bushakashatsi bundi bwahatari uzabikoraho, ahubwo kubera ko uwo muntu ukunze kuba muri kumwe ariko akavuga ati ngewe nkunda iki kintu cyangwa se nkunda uyu muntu, ngewe mfana uyu muntu cyangwa se mfana iyi kipe, nawe wumve bikugiye mu mutwe cyangwa se ayo makuru arajya mu bwonko. Urangije koko wumva nawe ukunze icyo kintu cyangwa se ukunze uwo muntu. Ndabizi ingero nyinshi, nagiye mpagarara n'umuntu kumva aravuze ati ngewe nkunda yenda ifiriti mu byo kurya, nyine utari usanzwe wumva binakwenteresa, ariko kumva uwo muntu abivuze uhita ayo makuru agenda ajye mu bwonko, noneho biha umubiri kuriyakitinga aho gukunda icyo kintu kandi utari usanzwe ugikunda. Uzumva umuntu avuze ati buriya nk'ibintu byo kunywa amatabi, akenshi uzumva abivuze cyangwa se wumve ubona bikora, nyine nurangiza nawe bihite bigufata. Kubera iki? Nyine ukunda kuba uri muri abo bantu, wumve babivuga kenshi, hanyuma nawe bikujemo ayo makuru akwandure. Niyo mpamvu nababwiye ngo ururimi rugira influence, cyangwa se ururimi, amagambo asohotse ku rurimi arafata cyane. Ariyo mpamvu ngira ngo tuze gusoza kino kiganiro dufata umwanzuro cyangwa se twitoza kutajya tuvugagura cyangwa se tuvuga ubusa cyangwa se tuvuga amagambo mabi. Ibiriya iyo mwicaye ahantu runaka mukritika yenda umuntu negatively, biriya bintu mumuvuga ni nka mumwoherezaho ibisasu. Ariya magambo mumuvuga ni nko kumutera amabuye.
siritu none nibimugeraho abyumvise bizamubabaza, bimwica umutima, arwara agahinda, cyangwa se bimutere nyine ikindi kintu, bimutere umutima mu buzumva. Uzi ko hari abantu banga abandi kubera ko yumvise ngo baramuvuze gusa, akakwanga just ayo makuru kugenda akakugeraho, ugahita wumva burya ni gutyo, uhita wumva udevelop urwangano muri wowe kubera ko bakuvuze just kukuvuga. So rero mu by'ukuri ntago ari byiza kuvuga ibintu wumva utazasubiramo. Ubundi ngo hari umugani mu Gifaransa, ariko nubwo umeze nk'igitutsi ariko ubundi si n'igitutsi, bivuga ngo si tu n'aurais tais-toi. Niba utarasomye icecekere, wikwirirwa uvuga. Niba utarasomye amakuru uzanye ni bwoko ki? So rero niba utazi imvo n'imvano y'ikintu kirimo gitambuka, wikwirirwa ukivuga, kuko amagambo cyangwa se ururimi ibyo rusohoye bigira ingaruka nziza cyangwa mbi kuri wowe kwanza wabivuze, kuwabyumvise, cyangwa se kuri sosiyete muri rusange. Sirito hano kuri social media umuntu araza akavuga ikintu neza neza ugasanga isi yahungabanye. So rero no muri Bibiliya biranditse, naravuga ngo ururimi ni akanyama gatoya ariko kagira ubushabwe bwotsa ndetse ubumara burusha ubw'inzoka. Bivuga ngo iyo uteye umuntu ijambo ni nko kumutera icyuma. Rero kugira ngo sosiyete twibereho tubanye amahoro, twibeho twishimiranye, nkunda kuvuga ngo aho kugira ngo abantu banseke ko navuze ubusa cyangwa navuze amafuti, bandakarira ko ntigeze mvuga. Buriya ntuzemere ko bagucishamo ijisho kubera amagambo y'amafuti. Niba utazi ikintu wicecekere. Niba wumva udafite amakuru yuzuye kuri icyo kintu, wikwirirwa ukivuga. Wikwirirwa ubara inkuru ziri aho kandi udafitiye fact. Wikunda gushyushya inkuru z'abandi. Si byiza. Ikindi nsoza, ururimi rugiraho impact ni ku bintu wiyaturaho wowe, ibintu watura ku bana bawe, ibintu watura ku nshuti zawe. Buriya biriya bintu birakora, bigira influence. Gute niba uyu munsi mbyutse nkavuga ngo ariko nta kigenda kabisa, ugatangirana n'amaganya, menya ngo uwo munsi urawurangije. Niba ukunda kuvuga ko nta kigenda, ndi umukene, nibicamo, mbese byaranze, niki umuntu wese kubajije ni amajambo y'amaganya gusa, menya ngo urimo uribohesha amagambo y'ururimi, ariko kugira ngo uzibohore kuri izo ngoyi n'iyo migozi bizagorana, bizafata imbaraga. We byuka mu gitondo wiyatureho, Emma urashoboye, Emma uri umuhanga, Emma uri umusirimu, Emma uzakira, Emma bizacamo, Emma kazafashwa, wiyatureho amagambo y'imbaraga. Biriya bintu birakora. Ikirere navuga ngo kirabyumva, noneho amakuru agahishira ku bwonko bukabihereza umutima ugahereza umubiri wose. Bya bintu bigakora. Ariko niba uvuga nta kigenda, nta marira gusa, byaranze, twese byaranze, amakuru nta kigenda, nta bicamo, narakennye, narakubiswe, ariya magambo yose biragenda bikirundarunda ahantu, bikazafectinga ikintu. Iyo ukunda kubwira umwana, wa mwana we uri ikigoryi, wa mwana we ntiwumva, wa mwana we, menya ngo biriya bintu urimo urabimwaturaho bizamukurikirana. Mubwire ni umuhanga, mubwire arashoboye, mubwire wabikora, you can make it, encourage him or her. Birakora biriya bintu, biragenda bikajya mu mutwe we, akavuga yes, if dad always says that I can make it, yes, why not? Akagerageza, agapushinga hard, kandi ibyo bintu bigakora. Ururimi rero ni ikintu cyiza iyo urwatuje neza, ariko ururimi ni ikintu kibi iyo urwatuje nabi. Twige kwatura neza, twige kwiyaturaho neza, twige gukritika abandi positively cyangwa kuvuga abandi neza, bahari cyangwa badahari, kandi dutanga amakuru tuzi ko dufitiye fact. Bibiliya iravuga ngo mu magambo menshi ntihaburamo ibicumuro. Twitoze kutavugagura, twitoze kutavuga ubusa, twitoze kuvuga iby'ingenzi by'agaciro bizagirira icyo bimarira abandi, nibwo tuzagira society nziza. So murakoze rero,
reka mbashimire mwese bakunzi ba 7 Mountains TV kandi nsabe umuntu wese utugezeho ari mushasha mwabona muje mukanda subscribe, muduhe comment, muduhe like kandi ibiganiro muje mubisharinga n'abandi babirebe. Nkunda kuvuga ngo umwe cyangwa batatu bumvise ikiganiro cyacu ntabwo basigara uko bari bameze. So ndabashimiye cyane rero, Imana ibaha umugisha, Imana ibahimagarike n'ubugingo. Emma 7 Mountains TV, bless up.